bakunzi ba Judgment Victory Truth, ndabasuhuje cyane. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Nk'uko nabibasezeraniye ko tugiye kujya turebera hamwe ijambo ryitwa celebration, tugenekereje mu kinyarwanda nkaba narakubwiye ko ari uzuza imibereho yawe ibyishimo. Rero muri make iri jambo ni ijambo tuzagenda tureba inyuguti ku nyuguti, nk'uko nakubwiye ko rigizwe n'inyuguti 12. Uyu munsi rero tugiye guhera ku nyuguti ya C ihagarariye ijambo ry'icyongereza bita choices, ariryo bivuga amahitamo. Rero amahitamo niho iherezo ryacu ritangirira. Ni ukuvuga ngo iherezo ry'umuntu wese niho ritangirira ku kintu bita amahitamo. Rero ndimo ndagira ngo nkubwire, bishoboka ko igihe cyose utabonera iherezo mu itangiriro, nyamara amahitamo yawe niyo iteka agena iherezo ryawe. Amahitamo yerekeza ku buzima buzira umuze agira ingaruka nziza ku muntu ku giti cye, ku muryango ndetse n'aho abarizwa. Rero urumva amahitamo meza, amahitamo y'ingenzi nayagira ingaruka nziza ku buzima bwawe. Rero urumva ko atari wowe wenyine bigiraho ingaruka, ahubwo n'umuryango ndetse n'aho ubarizwa. Rero amahitamo ataganisha ku buzima buzira umuze n'ibitekerezo byiza bibera inkomyi imibereho y'abantu bose. Kumva ahari biri kumvikana cyane, imibereho y'abantu bose ibibangamiwe mu gihe udafite ibitekerezo bizima ndetse n'ubuzima buzira umuze. Hari ijambo rimwe nshaka kukubwira rivuga ngo nta muntu umeze nk'ikirwa. Ikirwa ni agace k'ubutaka kaba kari mu nyanja cyangwa kari mu mazi. Ni ukuvuga ngo ako gace kaba gatuweho n'abantu cyangwa katatuweho n'abantu, ariko uko byagenda kose nta muntu n'umwe ku isi umeze nk'ikirwa. Niyo mpamvu amahitamo yose wagira agira ingaruka kuri wowe, ku bakuzengurutse ndetse n'aho ubarizwa, byaba ngombwa n'igihugu kikagira ingaruka z'ayo mahitamo yawe. Rero kwishimira umudendezo wo gukora amahitamo agamije ubuzima buzira umuze ni igikoresho twifashisha kugira ngo tugere ku zindi mpano nziza zose z'ubuzima. Urumva rero amahitamo ni ikintu gikomeye, ni ikintu cy'ingenzi ngo gituma tubasha kujya ku zindi mpano, ku zindi mpano zose z'iki z'ubuzima. None se uhitamo ute? Uhitamo ute? Rero amahitamo yawe, amahitamo yanjye, byose nibyo bigena iherezo ryacu. Nihuse, uyu munsi urabazwa ikibazo, uhitamo ute? Buri munsi duhura n'ibintu bidusaba gukora amahitamo menshi, kandi ibi nibyo bigena amaherezo yacu. Buri gihe ntabwo tugira amahirwe amwe, nyamara hariho amahitamo agomba gukorwa n'abantu bose. Uzirikane ko nakubwiye ngo amahitamo ni igikoresho twifashisha kugira ngo tugere ku zindi mpano zose z'ubuzima. Nyamara ngo buri gihe ntabwo tugira amahirwe amwe, nyamara hariho amahitamo agomba gukorwa n'abantu bose. Nta muntu n'umwe ubujijwe gukora amahitamo. Barakomeje baravuga ngo yaba amahitamo meza cyangwa mabi, ayo mahitamo ashobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi ku buzima bwacu, umutekano, umutungo wacu ndetse no kubuzima bwacu uko byagenda kose. Reka dufate urugero rwa mbere dufata, kunywa itabi cyangwa kutarinywa ni amahitamo y'umuntu. Kunywa itabi
cyangwa kutarinywa ni amahitamo y'iki? Y'umuntu. Urundi rugero rwa kabiri, kunywa ibisindisha cyangwa kutabinywa ni amahitamo y'iki? Y'umuntu. Ikindi cya gatatu, gushyira mu bikorwa akamenyero ko kwitungira amagara mazima ni amahitamo yande? Y'umuntu. Yawe, yanjye. Izo ni ingero eshatu dufashe zigaragaza amahitamo. Rero ibintu ndi kuvuga ntabwo ari ibintu byo gupapira, ahubwo hari abadogiteri babiri, hari uwo bita Dr. Nedra Breslow ndetse na Lester Breslow, bakoraga mu ishami ry'ubuzima bw'abantu muri rusange ahantu bita Berkeley muri California. Bari mu bushakashatsi, bari mu bashakashatsi ba mbere batanze ibisubizo abantu bemera ku kamenyero mugira mu mibereho bigatuma arama cyane. Aba ni abashakashatsi, uyu nguyu bita Dr. Nedra Breslow ndetse na Lester Breslow ni abashakashatsi bakoze ku bigendanye n'ubuzima, batanga imyanzuro y'ubushakashatsi bwabo bemeza ko hari akamenyero umuntu agira bigatuma arama. Mu bushakashatsi bakoze kera mu 6929 z'abantu bakuru batuye ahitwa Ari muri California, basanze ko hari uburindwi bw'imibereho bwabaye intandaro yo kurama cyane kw'abantu bari batuye aho hantu bita Ari hehe muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero uburyo burindwi bakoreshaga ni ubuhe? Uburyo bwa mbere, gusinzira mu buryo buhagije hagati y'amasaha 7 ndetse n'amasaha 8, kutagira ibyo urya hagati y'amafunguro agenwe. Ubundi mu gifu cy'umuntu hemerewe kujya ibiryo nyuma y'amasaha 5. Abantu bari kuryagagura. Ifunguro rya mu gitondo rya buri munsi ryuzuye. Ubwo ni uburyo bwa kangahe? Bwa gatatu. Uburyo bwa kane, kugumana ibiro by'umubiri bigenwe bijyaniranye n'uburebure bw'umuntu, uko amagufa yateye ndetse n'imyaka ye y'ubukuru. Icya gatanu, gukora imyitozo ngororangingo ya buri gihe. Tuzabitindaho cyane. Kudakoresha ibinyobwa bisindisha. Cya karindwi, kutanywa itabi. Aba bari abashakashatsi bagerageje gutanga ibisubizo byatumye abantu barama muri ziriya ngo bakoremo ubushakashatsi mu 6928. Rero mu bushakashatsi bakoze ngo ugukurikirana iyi myifatire kwakozwe mu myaka 9, ngo kwagaragaje ko umubare w'ibyo umuntu yakurikije akabigira akamenye mu mibereho igamije ubuzima bumuze byagiranye isano iziguye kuko bapfa cyangwa ntibapfe. Kiriya gihe cy'imyaka 9 bakozemo ubushakashatsi kirangiye, basanze ko mu bantu bubahiriza ziriya ingingo uko ari 7, abagabo 5.5% n'abagore 3.3% gusa nibo bapfuye, ugereranyije n'abagabo 20% n'abagore 12.3% bapfuye igihe hubahirizwaga gusa ingingo 3 cyangwa se munsi yazo icyarimwe. Naza kuhereza reference cyangwa naza kuberekaho nagiye mbikura kugira ngo nawe wirebere usome wumve ibikwiriye. Rero birumvikana ko iri jambo amahitamo tukwiye kumenya ngo mbese mpitamo iki? Mpitamo ibikenewe cyangwa se mpitamo ibidakenewe? Imibereho yacu rero igizwe n'iki? N'amahitamo.
Reka rero muri ubu bushakashatsi bwakozwe mu gihe cy'imyaka 9 bakagaragaza ko muri ziriya ngingo 7 ngo abazikurikije hapfuye 5.5 ku bagabo, noneho ku bagore hapfa 5.3. Noneho mu gihe ngo hakurikijwe nkeya muri zo, urugero nk'eshatu, 20% by'abagabo bapfuye. Umva abantu bangana, kugira ngo wumve agaciro kabyo, fata yenda nk'abagabo 20 ukube 5.5 ugabanye 100, urebe abantu bapfaga muri abo bagabo 20. uravuga ati byari bikomeye. Rero muvandimwe, icyo ni amahitamo. Ubutaha tuzareba icyo bitwigisha mu by'umwuka, uburyo dukwiye guhitamo neza ibikwiriye, kandi nzabereka guhitamo kwiza. Hanyuma uko guhitamo kwiza bikaguha amabuye 9, cyangwa bikaguha indangagaciro 9 zituma uba umuntu ukomeye kandi wiyubashye unubashye. Rero amahoro n'imigisha bikomeze kubana nawe, kandi turacyari kumwe ku ijambo rya celebration kuri judgment, victory, truth, aho nabyise mpine cele. Ubwo nyine nzajya nshyiraho iyo tugezeho, cyokora muri description cyangwa mu gusobanura video nzajya nshyiramo link ya video yabanje kugira ngo ubashe kuyikurikirana. Hanyuma ikindi nakurarikira gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bibashe kukugeraho kandi bigufashe. Rero reka nkwifurize kugira amahoro n'imigisha, kandi ukomeza kunguka ndetse ukomeza kugera kuri byinshi. Ibyo nagusabira kugira ngo ubashe kugira amagara mazima. Ngaho murakoze, murakarama.